Tubahaye ikaze inshuti bakunze ba Isange TV show, mwe mwese dukunze kubana kenshi mu biganiro byiza tubategura ndetse tukanabagezaho kuri icano yacu ya Isange TV show. Nje mubana kuri icano amazina no Wasediane nibisanzwe, turabasuhuje kandi twizeye ko aho muri mukomeje kugubwa neza. Turashimira kandi wowe ugeze kuri icano ari ubwa mbere, tugushimiye ko wahisemo kuza kuri icano yacu, ariko tukwibutsa kugira ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu mu bambere. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona tugiye kuganira ku kiribwa abantu benshi mukunda mukoresha, abantu benshi bakoresha mu buryo butandukanye, ari cyo cyitwa ibirayi. Ibirayi tugiye kubiganiraho tubabwira akamaro kabyo, nubwo tubikunda, nubwo tubijyana n'ibintu byinshi cyangwa se nubwo tubijyanisha n'amafunguro menshi dutegura mu buzima bwa buri munsi, ariko bikungahaye ku ntungamubiri zitangaje tugiye kubabwira. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo turusheho kujyana ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro byacu tubagezaho. Ibirayi rero bikungahaye cyane kuri carbohydrates, kuba ari isoko y'imbaraga umubiri ukoresha mu mikorere cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Iyo uri mu mirimo yawe ikenera imbaraga nyinshi, ibirayi ni umufasha wawe kugira ngo iyo mirimo ubashe kuyikora neza. Ibirayi bifite akamaro gatangaje bitewe n'intungamubiri zikubiyemo tugiye kubabwira, ariyo dusangamo vitamine C ifasha umubiri kurwanya indwara no gukomeza uruhu rukaba rwiza, cyangwa se no gutuma uruhu rusa neza, rworoha, rukamera neza. Ibirayi dusangamo vitamine B6 ifasha mu mikorere y'imitsi no gukora amaraso, ndetse kandi abahanga bavuga ko iyi vitamine B6 ifasha abana mu mikorere y'ubwonko. Murumva ko ibirayi bifite akamaro gatangaje cyane. Ibirayi kandi dusangamo umunyungugu nka potassium, cyangwa se tuzi nka potassium, igabanya umuvuduko w'amaraso ndetse n'indi mirimo myinshi yayo twababwiye mu kiganiro cy'ubushize. Birashoboka ko waba utarakibonye, ariko ndaza kubasigira link kugira ngo utaragikurikiranye, wowe utarumva neza akamaro k'uyu munyungugu tuzi nka potassium, icyo kiganiro uze kukireba, bityo urushaho gusobanukirwa uyu munyungugu ndetse no mu biribwa bitandukanye tumaze kubabwira tuwusangamo. Murumva rero ko no mu birayi uyu munyungugu tuwusangamo, kandi uyu munyungugu ugabanya umuvuduko w'amaraso, cyangwa se ugabanya ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso. Ibirayi bifasha mu igogorwa ry'ibiryo cyangwa se ry'ibiribwa tuba twariye, kubera ko ibirayi bifitemo fibre bifasha mu igogorwa ryiza, bigatuma igogorwa ritagenda nabi, cyangwa se bikarinda ibibazo byo kwituma bigoranye. Icyo ngicyo murumva ko nacyo ari ingenzi cyane. Ibirayi ni byiza ku buzima bw'umutima cyangwa se ku mikorere y'umutima, kubera ko dusangamo umunyugugu nka potassium uri mu birayi, bifasha kugabanya cholesterol mbi mu mubiri no gufasha amaraso gutembera neza, bityo bikarinda indwara z'umutima. Iki kintu sinzi niba mucyumvise, ariko ahangaha ibirayi turasanga bikize cyane kuri iyi potassium, kandi bifasha mu kugabanya cholesterol mbi mu mubiri ndetse no gufasha amaraso gutembera neza, bikarinda indwara z'umutima. Murumva ko aka kamaro ari keza cyane. Rero urumva ko niba utarya ibirayi cyangwa se niba utabishyira mu mafunguro yawe, nibura ubona kenshi mu cyumweru waracikanywe, ni byiza ko wongeramo mu mafunguro yawe ukunda cyangwa se guhora hafi. Ni byiza ko wongeramo ibirayi kugira ngo imikorere y'umutima, amaraso atembere neza mu mubiri, bityo bitazatuma ugira ibibazo byo kwatakwa n'indwara z'umutima. Ibirayi kandi ni ibiribwa tuzi nk'ibiribwa biboneka ahantu henshi, cyangwa se ibiribwa tubona ku giciro kitari hejuru cyane. Ntabwo twavuga ngo ni gike, ariko nta nubwo kiri hejuru cyane ku buryo tutabihaha ngo tubyinjize mu mafunguro yacu ya buri munsi, kubera akamaro gatangaje tubabwiye mwumvise dusanga mu birayi. Ni byiza rero ko usobanukirwa neza ibirayi, nubwo utabirya cyangwa se nubwo ubirya, ariko usobanukirwa akamaro biba bije gukora mu mubiri. Dusangamo umunyungugu nka manganese ufasha mu mikorere cyangwa se ufasha mu gukomeza amagufa. Murumva neza ko ibirayi bikize cyane
kuri iyi myunyungugu imibiri yacu ikenera. Murumva ibirayi ubyinjize mu mafunguro yawe kenshi gashoboka kugira ngo urusheho kugira intungamubiri, urusheho kugira umubiri wujuje ubudahangarwa bukenewe. Turabashimiye rero mwe twabanye, turabashishikariza kugira ngo mukomeze kwinjiza mu mafunguro yanyu ya buri munsi ibirayi, nubwo ari ibyo kurya tusanga ku giciro kitoroheje, ariko ni byiza, akamaro kabyo ni keza. Niyo mpamvu udakwiye gucika intege zo kubyinjiza mu mafunguro yawe ya buri munsi. Gusa ahangaha inama twatanga ku bantu bagira ibibazo by'uburwayi bwa diyabete, si byiza kurya biriya birayi wabitetsemo ifiriti cyangwa se wabishyize mu mavuta, kubera ko bishobora gutuma ingano y'amavuta abirimo iba yazamutse, bityo bishobora guteza ikibazo ku burwayi busanzwe ufite. Ni byiza kubirya bitogosheje ibirayi, kandi ni byiza kubirya biriho kari agashishwa kabyo. Ibirayi ni byiza kubirya mu rugero, ni byiza kubirya wabanje kubitegura neza, kubitunganya bifite isuku, kugira ngo bitaba byagutera ibibazo bya ririje n'ibindi. Ariko icyiza ni ukubashishikariza kubirya neza byujuje intungamubiri zabyo, kugira ngo bityo bize kubona uko bifasha imibiri yacu. Turabashimiye mwe twabanye kuri Isange TV Show, tubibutsa gukanda subscribe, mukore like, share ndetse na comment, kugira ngo murusheho kubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Twizeye neza ko iki kiganiro mwagikunze. Tugiye kubasigira link ku bantu mutabonye ikiganiro kivuga ku kamaro k'ibijumba gatangaje cyane gakomeye ku buzima bwacu, ubashe kujya kuri iyo link uze kureba icyo kiganiro. Imana ikomeze kuba muri gahunda zanyu, turabakunda cyane.